mubona like nk'umuntu w'umugabo man ajya kuri live akarira man. Uri kumva man? Nimujya mubona umuntu w'umugabo ajya kuri live akarira man. Nk'ejo bundi Benda yagiye kuri live ararira man, avuga ibibazo bye n'ibiki, muraseka, abandi baramuripostinga, abandi baramuvugira, abandi bamutera comment bamugira imwe. Nanjye numvaga nakora live, ariko ndavuga abantu ntago tuya twemera, nyine twemera like twabonye man. Nyine isi itaragukanda, nyine arakantu kavuga utaranigwa agaramye ngo agira ijuru riri hafi. Icyumba cyanjye natayibonye. Uretse gira hino Jo kumara nkwereka udashya shamani, ibyo bintu ubinkozemo birashyushye. Ariko wari kuvuga ngo ko nenda kurira, agaze ko maze iminsi ine naryama man ndi gushaka amafaranga, none n'amafaranga nashakaga nayabuze. Uri kumva man? Benda akaza akareba televiziyo yanjye ukuntu iteye, akareba ku ntebe we urumva nawe agafite ibintu bye bike, akanyigana bro. Icyo nicyo bita ishyari ryiza. Najya kumusura nkabona hari ibintu bye bisa nk'ibyanjye ariko atari byinshi, ariko nkabona nari ibindi yagiye agura, ahubwo umujene akajya we akavuga Jojo niba yaraguriye TDM wenda ariho bagurisha ibikoresho. Semana ko natangiye kuzana ukuboko kazi mo natatangiye kuzana ukuboko. Nanjye shashereka nganiriza abantu hano man. Erega n'umwanya wibazi niyo live ya mbere ngoze mu mwaka, ahubwo ni myaka 2 njye ntabwo njya live, ahubwo uziko mugiye kunkundisha live, ariko ikibazo najya nzihora nera story abantu mbasetsa man. Ko man njye nta muntu wandusha ngo Melody agira story, uzi njye story ngira mubona ncecetse mugaba Jojo umwana mwiza, Jojo witonda man, inkuru mba mfite. Nanjye kasi mujene uzanaga karine na mariki wanjye akiraza mu cyumba nataye Kanombe wabo abatsiki, nanjye ngakora icyo bita umuziki bita revenge cya revolution. Avuga ariko nanjye mfata umwanya acemo nk'amezi zangaye, ndavuga reka nanjye nzaje gusura general. Ndabe ikintu yagezeho, njye nabonaga afite karine na bike na marete, ngavuga ni iby'umwana we nirana, kumba umuniga ari muri stage. Nagiye gusura Benda Kanombe, mvuye Kacyiru ngira ngo ndi kuva i Kanombe ndi kujya Kacyiru. Ayi ngo ndaraye nanjye nsanga inzu ya Benda man isa nk'iyanjye, fotokopi man 100%. Ryashyari ryiza nababwiraga, umujene ajya ngo pera ibintu byanjye, avuga wenda kujya Jojo ahindura amabara kujya bitazasa. Ati no Jojo kugira mukome reka ngende comekamo niba ari udupupe sinzi utuntu yacomekamo dushyashye nka 3 cyatunganye, none abone ko namurenze. Nanjye singiye kwa Benda arutunamukopeye, ndavuga nanjye tutuntu ntabwo ngomba kudukora gutya na Benda, ngomba kudukuba 2 cyangwa 3. Nanjye njya muri TDM yaragowe, abashinwa baragowe pe man. Iryo ni ishyari ryiza. Ngiye gusura Benda mbonye afite TV wenda ya for free, shaka TV ya 50, mbese ngenda ngura televiziyo ya pulse 50. Simusebeje kuko man ari umuntu ugi ishyari ribi ni kwa dukweto twiza ngwebwe yazikwiye mu bagabo. Sha abagabo man, n'abagabo twaragoye mana yanjye. Ngura mukobwa afite imodoka nziza yekuye mu bagabo, ngura mukobwa muri apartment nziza yekuye mu bagabo, ngura ibintu byose n'abagabo. Niziko ngende umugabo
I ain't gonna lie, I swear to God man, nyine hari ibintu bigomba guhinduka man. Rero ibyo ntugomba kubitandukanya. Rero nukaba ngo mushitaye kugira ishyari none shone ubwa mbere nawe niyo muranda we ukatije n'icyo man. Murabona ko man turambe ibazo tundu tumye njya live man, utuntu dutumye njya live maze igihe nakora amafoto ya kamera ariko ndabakubita ifoto ya kamera ku buryo muvuga ati kabisa uyu niwe mwami w'amafoto, abandi barabeshya n'abana nyine baba bari kwiga nyine baba bari kujya Pinterest bakadownloadinga ko ngiye ibintu ntabwo nkunda ibyo gukopera, ngiye nyine ndi creative, ngiye nkunda guhimba ibyaye, ntabwo nkunda gukora ibintu by'abandi. Ubwo man yes spray repete zanira boro iri muri bathroom y'icyatsi, zanira boro man rero uyu nawe ukorera Laurent ndetse man uri robo ku kintu cyose ubikora muri Laurent. Urumva guys, ishyari rya gatatu reka manze mbereke n'umujyi wa Norvège. Abantu baravuga se ngo Jojo ngo ntabwo ujye utwereka ahantu uba. Ngemba Norvège ukwemeza none mana yanjye ndamenya hano bahindura kamera gute. Jo ngwino nyereka ukuntu rukwira live bahindura kamera kugira ijye imbere. Nakwerekana ari mama wanjye bari gukora akanama babyita kagoroba k'ababyeyi man. Ngiye nibera bore yitwa Norvège man, bameze neza man. Ari umukinnyi turi gusa abakinnyi ngo baryana si Instagram, ejo nzamukora kariri ka danje kandi azatera niyatagashya ku Insta ariko azatera comment. Sheri wambwiye ngo usuka wihuta mbigira imikino ariko sha urarenze pe, suka vu akomande baraba mama banza bamvumbuye. Baraba mama ko ari kuvuga ngo ibintu byinda cyane ngo agira ninda cyane. Ninde bari kuvuga ngo ugira inda? Ninde se ugira inda? Ese njye ngira inda? Ninde bari kuvuga ngo ufite inda ngo agira ninda ngo yambara sha ndumva nabakambere ngo agira inda ngo nambara ese we sha nanga amatiku muzayambonamo ariko naraye nayo muzayambonamo man, nanga amatiku muzayambonamo man. Ngiye murabizi ndi big flex nabire man, ntabwo amatiku manishyira ka new look nkavuga reka nkabasangize twibere mu kamodu ka fresh nubwo ibe man bya bitoroshye man. Murungi Sabe nubwo abantu wenda bamurwanya cyangwa batamukunda man, Murungi Sabe wo kwisimba arakabora avuga man uyu munsi abimeze neza ejo bimeze nabi. Ushaka kuri guseka ushinyika ngo meze neza mfite amafaranga man, ejo ndi kabaraburije man. Uyu munsi ushaka kuba bimeze nabi man, wihebye wabuze amafaranga y'inzu kumva man, wabuze amafaranga y'itike man. Twese bitubaho man, natwe turakubitwa man, ukaba wabura amafaranga yo kwishyura natwe man, bitubaho man. Nese man ngiye ushaka kubona like ngo Jojo like ubona like nk'umuntu w'umugabo man ajya kuri live akarira man. Uri kumva man? Ni mujya mubona umuntu w'umugabo ajya kuri live akarira man. Nk'ejo bundi Benda yagiye kuri live ararira man, avuga ibibazo bye n'ibiki, muraseka abandi baramuripostinga, abandi baramuvugira, abandi bamutera comment bamugira imwe. Nanjye numvaga nakora live ariko ndavuga abantu ntago tujya twemera nyine, twemera like twabonye man. Nyine isi itaragukanda nyine arakantu kavuga
niba ngo utaranirwa agaramye ngo agira ijuru riri hafi